urabibona ibi byumba n'ibi bitanda hano n'aya mashusho hari ibyo tutagomba gushyira hano. So iyi niyo foto da hari abahungu rero niba barekure rero none se ubwo ngo Godpa we none ko iyi kese igomba gukurikiranwa hari umuntu watanze ikirego igihe ya mpano atari bujye gutanga ikirego urwego rurajya gukurikirana iyi kese rushingiye kuki ngewe icyo ni ikibazo nibaza ahubwo numva reka ibi bintu uribeshya cyane mba ngusobanurire. Amashusho ari hanze, turimo gutabaza ko hari amashusho ari hanze kandi umuntu uri kuyagaragaramo ni ya mpano Tena. Urimo kunyumva? RIB mu nshingano ifite no gukumiramo ibyaha bitaraba byinshi. Urimo kunyumva? Hari ibyaha RIB bikurikirana batabanje kubiregera. Ibi ngibi niba bibirimo baraza kubireba. Ikindi kintu iyi dosiye ishobora gufasha nuko tuzi ko hari abantu bari mu gihome. Ubwambure bwe kuntu abagabo bose bazi ibintu bye. Niba iyi foto yavuye kuri iyo live Mungu yari ameze nk'umuntu wafashe igihugu kabisa. ahubwo witegereje ifoto niba ariko wa mugaye byari bimeze umuhungu afite ikibazo murebe mu maso urabona asa ari muzima. Afite ikibazo cy'irari ry'ubusambanyi mu bwonko. Wajya baramimuroze muri famiye iwabo. Hano agasambana n'ikamera kugira ngo nyuma aze kongera arebe ukuntu asuni ipunda kuvumye n'umuryango wawe bakuretse na buri kigo ry'uri gihone uri gihomora. Nase nimba aragize depression ukambuka igihugu kagenda. Ubu ngubu nabwo uri mu Rwanda yawe ka uburaya bw'usambana. Basi amakuru avuga ko ya mpano ibi byabaye nyuma gato yuko akubise umugore we akamukomeretsa ku rwego rukabije. Erega nababwiye Yesu we nababwiye narembeze ko dufata ntabwo azana amakuru y'ibicupuri. Nababwiye ngo ndi kunusura bivugwa ko kandi ibi ngibi n'inzego zirabizi kuko polisi yarahamagawe. Bivugwa ko ya mpano avuye mu Bubirigi yaraje mbere yuko ajya kwifatira amashusho muri hoteli. Ya mpano yafashe wa mwana w'umukobwa yakoresheje uriya mwanda aramukubita mugira intere. Umwana bivugwa ko yuzuye ibikomere umubiri wose. Ayo makuru yakuye kibazo ariko sutekabazo ko ndi ikigoryi nditi gikora ndabyuse mu gitondo nkaza guhurutura inkuru hano. None sura mwana w'inzobe mane ya nzobe ya mpano yarayiharuye. Ubwo uyu mwana asigaye ameze nka kakabuno ka ya mpano. Yari iki kigabo uburi bireke itagifunga gukubita umugore mu Rwanda na barabihanira. Ibi bintu RIB irabizi. Ya mpano avuye wimvugiramo ngiye mvuga ibintu buhoro buhoro ngo dufata mfite ukuntu hari inkuru zanjye ntabwo njya nimpubuka. Mbere yuko ya mpano afata umukobwa akamujyana muri hoteli kwa Bamporiki, abantu muvuga ko ya mpano abahanzi basebye igihugu cyacu pe baragisebye. Yavuye mu Bubirigi kera nabigoryi mwe mwagiye muba nka badepe ariko washyano bari iyi ya masenda ya broka. Wowe bakurongoye mu kanwa ariko Jessica wagiye wihangana gatoya sheri gato ko nyine please mute your mic kandi ari wowe naye none uri kumba uko nyumva. So ya mpano ava mu Bubirigi yageze mu Rwanda amakuru angeraho muko nyumva. Ya mpano yafashe wa mugore we wa mwana w'umukobwa aramukubita aramushwanyaguza amazuru arayaca. N'inzego zirahamagarwa niba ntabyibeshyeho. Urimo kunyumva? Ngewe nababwiye mwebwe hano muraza mugahuruduka abantu bakanajajinga ariko mudafite amakuru. Ntabwo ubwo dufata ngende umusazi wo kuza guhurutuka hano mvuge ngo ya mpano yongeye gusohora amashusho kandi nzi ko ibyo bintu harimo ibintu ntabifitiye amakuru ahagije. Haba harimo ibyaha biharabika. Nabandi gukora ibigize icyaha kandi dufata ntabwo nakora ibigize icyaha. Turi kujyana. Ya mpano yafashe umugore we aramukubita mugira inoge aramurembya. Ura mwana w'umukobwa amaze kumukubita. Amakuru angeraho ntazi niba ari ukuri nuko uriya mwana ngo ubu ngubu afite ahantu yagiye gucumbika. So, ibyo bivuyeho ya mpano nibwo yagiye kujya muri iyi hoteli ko urumva nta kintu byari bimutwaye. Wagiye kwihimura. Ahita agenda muri
akora ari gutera ikirenge mu cya PDD buriya numva ibintu ari gukora ari nk'ibya PDD gusa ibi bintu nababwiye ngo iyi nkuru y'iki kigabo irenze kwifata amashusho y'urukozasoni gusa harimo n'ibyaha by'ihonga. Nanjye ndi umugore we nimba yamukubise kubera ko umuntu mubana niba ari uko bimeze uyu muhungu impamo y'Imana afite ikibazo nazamusanga avuge ko anywa ibiyobyabwenge afite uburwayi bamusuzuma ibiyobyabwenge bamugana. Ibyo babisuzuma batabisuzuma njyewe icyo mbabwira kimwe ni iki ngiki, ntabwo rero twakomeza guhishira ikibi n'ibibi biri gukorwa twitwa ngo turi aha ngaha, ntabwo byo bikunda. That's why I call him out. Nka calling out uyu mugabo. Ubwo ribu ni ugufata bari abatipe bafunze ikabafungura kuko ntacyo bari kurengera. Niba barengera umuntu babafungure nk'ubujihadi wenda ntabwo bikireba byageze mu rukiko, ni icyemezo cy'urukiko igomba gufatwa bya ribu byo byararangiye. None bashingiye ku myitwarire y'umutipe wafungishije abantu akaba ari gukora ibisa nk'ibi, urumva se niki kimurengera? Urukiko mu bushishozi bwabyo ruzareba igikwiye rega. Ibaze disi umuhungu wacu arengeje iminsi 30 iyi mbaba iri gusambana nk'isazi imihanda yayimaze. Gasuku yambwiye ngo aragiye aragarutse. Gasuku byagenze gute? Yagiye kuvugana naye abantu bari gusaba ngo Gasuku azamuke. Gasuku yagiye kwa Yampana aramujundikisha none yangize kongera kuzamuka kugira ngo atubwire ibyo avuganye na Yampana. Nazabigarukaho tutabishaka ntabyo tuzumva. Urumva? So ngayo nguko rero. Ariko ndomwe none ngayo nguko. Hari ikintu jambo neza. Surubanza. Wego dufata. Ntabwo iri jambo rero ko ntarikunda. Ibawe mise byibuka sheri. Arwanditse ngo ari inyuma ya Yampano kugeza ageze Mageragere. Nanjye nuko. Nanjye pe. Abantu mwakishima y'Amano bamufunze. Aravuze ngo ari inyuma. Ngo ari inyuma. Nanga Team Jessica. Ngo muri inyuma ngo ari inyuma ya Yampano kugeza ageze Mageragere. Oya se kandi ndakuburije. Team Jessica wallahi. Mburgo rukundo. Nicyo bita umunyarwanda bamuri inyuma kugeza ageze. Abantu bavuga nabi wagira ngo bagiye kuvuga neza. Abantu mushaka ko Jihad afungurwa ahagafungwa y'Amano mutera udutima tw'umutuku. Ubusubaye wa wundi niba ari Herode niba inde asurubiwe. Ega abanyarwanda nitwe twakoze baravuze ngo inyama y'ikinure yikururiye amakara. Urumva uyu mutipe narikurira amakara. Urumva? Nureba agize gukubita agize kwiyandarika. Ibi noneho nanjye nubundi aririmba erega hiti mwamuhaye kiriya gihe cya episode ya mbere bana banza yarayenjoyinze. Iyi mitima muri kwibona cyane amasomo muri kwa nino mitima iri kuzamuka. Iyi mitima niri kuvuga ngo Jihad asohoke y'Amano afungwe. Yego ngo iki ariko we ntibagutumye. Yego kwa mugano uyu nguyu ni gusa. No Jay ntabwo kimushyigikira ubusambanyi ku Karubanda. Uyu mugabo muramushaka mu gihugu ngatwungura iki? None ukeneye ubufefetse. Gazi mu tapping screen mutapinge screen kamamagara umukozi wa hariya umukozi wo kuri hoteli azabibwira. Y'Amano afungwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turatwakesheje daimoni ry'umuhanzi riri gusabya abantu. Iryo sengesho agira ngo Yesu kane uri kwandika ngo tukuri inyuma kugeza ugeze Mageragere. Umuntu yanyuze. Nukuri ko Imana agapipike tumaze kugahaga pe natubabari. None kimeze nk'ikituze mu mutwe. Ubu kibagiwe kesi. Ose Jessica ni round wakabonye. Kwa iyi foto tureba iyi round wakabonye. Ifoto ye. Kuvuga ngo haza agapipike n'ubu wakabonye se? Ego kwa kabuno k'umukara tsiriri. None yari kumwe n'agakobwa k'umukara. Nabakuroza kabuno. Muji wiwe wenda kaza kugira ngo arebe yuko izo stress zashira warangiza no ukajya gufata ibyo. Anyways y'Amano sa ubwo we kuki atatekereje ko wenda ibintu bimaze iminsi bibaye ari n'umuntu uje no kumutega koko. Ikindi kandi nabyo ari kuvuga ngo nukumutega uyu mukobwa we ibyo binaba ari gukorerwa byo nibiki.
oya abakobwa sha nibo abakobwa at the end of the day nibo bahura n'ibibazo shu. Urakoze nyine none ibaze ndagahura n'ibibazo nabigizemo uruhare ariko erega Brianne diki ni zimwe usibye ko usanga imwe ifite imitsi 3 indi ifite 2 indi wenda ifite 5 ariko mwizina ariko uyu mwana ni muzima diki ni zimwe sheri usibye wenda iz'abahinde nizo zitandukanye ndumva warabonye nyinshi ego njye nagiye mbona nyinshi zitandukanye uva kwa muganga bakunsuzumi